Yesu ashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ahantu habiri. Ahambere ni muri Matayo igice cya 28 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 20. Ahandi ni urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8 n'umurongo wa 11 n'uwa 12. We are going to read Matthew chapter 28 from verse 16 up to 20 and First Thessalonians chapter 2 verse 6 to 8 and verses 12 and 11 and 12. Reka dusome muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 16 kugeza kuri 20. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Dusome noneho mu Batesalonike, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 2 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8 n'uwa 11 n'uwa 12. Umurongo wa 6: kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu, naho haba muri mwe cyangwa mu bandi, nubwo twabashaga kubaremerera, kuko turi intumwa za Kristo. Ahubwo twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuya abana be. Nicyo cyatumye mudutera imbabazi tukabakunda cyane, tukishimira kutabaha ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaha ubugingo bwacu, kuko mwatubereye inkoramutima cyane. Umurongo wa 11: kandi nk'uko mubizi, twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanangiriza, nk'uko se w'abana agirira abana be, kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana, ariyo ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo. Amen. Reka dusenge. Data mwiza, turagushima cyane. Turagushima ko waturemye, turagushima ko wadukijije ukatugira abana bawe, kandi ukaba uduhamagarira kuba intumwa zawe zo kujyana urukundo rwawe, urukundo Kristo yadukunze akadupfira, tukagenda tukarubwira n'abandi, duhereye aho turi tukagera n'ahandi kure. Turagushima rero Mwami yuko urimo kudutegura, turagushima ko umaze iminsi utwigisha, none n'uyu munsi nabwo twateranya hano kugira ngo udutegure utwigishe. Turagusaba rwose kugira ngo dufungure imitima yacu, twumve ko bitureba, ko bitareba abandi, buri wese yumve ko ari we bireba. Turagushima rero ko wabiteganije, kuko ijambo ryawe nyine riratubwira ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, ngo dusabe Data yohereze abasaruzi. Abasaruzi rero nta bandi ni twebwe Mwami, twebwe abo wagiriye neza, twebwe abo ubuntu bwawe bwagezeho, twebwe abatagomba guceceka. Twahoze tuvuga ngo ushobora kuba utazi no gushyomoka, ngo ariko gusa ujye ugenda uvuga ibyo Yesu yagukoreye, ngo uvuge ko yakubabariye. Mwami rero rwose turagusaba kugira ngo rwose udutegure, duhaguruke tugende, twe kuguma hamwe, tugende tuvuge, duhindure abantu abigishwa, nabo bazahindura abandi abigishwa, maze isi yose izamenye agakiza ka Kristo, izizere Yesu. Data turagushima kubwo bamwe babyumvise kare bakaba baragiye, tukaba twarabohereje, ariko ibyo ntibihagije. Natwe duhaguruke tugende, cyangwa se twohereze abandi. Buri muntu wese hano
uwo wizeye Kristo yumve yuko ari inshingano yadusigiye, yumve yuko bimureba. Data rero reka inyigisho y'uyu munsi yongere rwose itureme, yongere dushyiremo imbaraga, yongere itumurikire kugira ngo tumenye icyo gukora. Turasengera rero mwene data Sempundu wateguye kugira ngo atuyobore, adufashe mu ijambo ryawe. Reka nawe ye kuba we, ahubwo aba ari wowe mwamutwigishiriza. Tumusabiye umugisha kugira ngo yemere kwicisha bugufi, aba ari wowe umukoresha mwami. Kandi natwe koko ukomeze ufungure imitima yacu kugira ngo bye kumva gusa, ahubwo tujye twumvira tunabikore. Urakoze mwami Imana yacu yuko udukunda, urakoze ko dufite mwuka wera ukora ibyo byose muri twebwe. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye, amen. Haleluya. Mumeze mute? How are you? Ndashima Imana kubw'aya mahirwe iduhaye. I praise God for this opportunity. Uyu mwanya dushima Imana kubw'ayo w'ijambo ry'Imana. We thank God for this time of His Word, aho duhurira hamwe ikavugana natwe, where we meet and He speaks to us. kubera ko rifite imimaro myinshi mu buzima bw'abizera. Because the Word of God has a lot of role in our lives. Nk'urugero nko muri Timoteyo wa kabiri ibice 3:16. For example, in 2 Timothy chapter 3 verse 16, batubwira imimaro ine. they indicate three functions of the Word of God. Ravuga ngo rigira akamaro ko kwigisha umuntu, The Word of God teaches a person, kumwemeza ibyaha bye, to convict them, kumutunganya, to correct them, no kumutoza gukiranuka. and to train them in righteousness. Akaba ariyo mpamvu nsaba wowe unyumva, And that's why I'm asking you who is listening to me, Imana ibikubwira iciye muri twebwe, God speaking to you through us, ujye uhita ufata ingamba kandi biroroshye. take some resolution. And it is very easy. Ni ibibazo bitatu usubiza mu gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. There are three questions that you use. There are three questions that you use to apply the Word of God in your life. Uravuga ngo ni iki Imana imbwiye aka kanya? What is God telling me now? Urugero, ntago nakura ntasoma Bibiliya. For example, I can't grow without reading the Bible. Noneho ikibazo cya kabiri kwibaza ngo ni iki ngiye kugikoraho mu masaha 20-48. Then the second question you ask yourself, what am I going to do about this in the next 48 hours? Kuri urwo rugero nabahaye ushobora kuvuga ngo nzajya nsoma gace kamwe ka Bibiliya buri munsi. On that example that I gave, you can say I will be reading one passage. Ikibazo cya gatatu uvuga ngo ninde ndi bubwire ibintu kugira ngo azajya amfasha. The third question is, who will I tell so that he can hold me accountable? Urugero ndabibwira Bora. For example, I will tell Bora. Ibyo bintu ni byoroshye. Isn't that easy? Yego, banyita Theogene Sempundu nkuko bababwiye. His name is Sempundu Theogene. Uwo dufatanyije ni Bora. My name is Bora. Ibyumweru 2 bishize niho mpera Redama yatubwiye inshingano nkuru yo guhindura abantu babyara abigishwa babyara abandi bigishwa. Last 2 weeks, Ledama shared about the goal of becoming a disciple and making disciples. Kamanzi icyumweru cyashize yatubwiye ko bitangirana no kubaho ubuzima buvuga ubutumwa bwiza. Last Sunday, Kamanzi shared that it begins with reaching out or evangelizing. Nanjye uyu munsi ndongera kuri iyo ndirimbo igitero cya gatatu. I will add the third stanzas of this song today. Ni biriya tugiye kuganira. That is the theme of today. Tugiye kuganira tuvuga ngo kubaho ubuzima bubyara abandi bigishwa babyara abandi bigishwa. We are going to talk about making disciples who make
other disciples. Turavuga kuri lifestyle. Yego. We'll talk about the lifestyle. Turavuga ubuzima nyine abantu babaho buri munsi. We'll talk about our daily living. Hari abantu barebye iriya foto bahita biyibuka. There are people who saw that picture and Ariko they ifoto remember ni y'abana bo themselves. mu cyaro. This picture is for represent children in the village. Abana bo mu cyaro abenshi mu kazi kabo ntago haburamo kujya kuvoma. Children in the village in their daily chores, they don't miss fetching water. Ntago haburamo kujya gutashya cyangwa gusenya bitewe na ruri mukoresha. They don't miss collecting firewood. Iyo bafite inka When they have cows cyangwa ihene ntago haburamo kuragira. or goats, they have to take care of them. Ndabona muri mwebwe hari abantu benshi babayeho buriya buzima. Among you, I can see that some lived that life. Mbonye abantu babyibuka nyine. I am seeing you remembering that. Okay, ntago nkuvuze. I will not mention your name. Ariko n'ubuzima nyine bigeze mu cyaro uhita ubona ku buzima n'ubw'abana bo mu cyaro. But it's a life when you reach a village, this is their life. Uyu munsi rero nibyo turimo tuganiraho, turimo turaganira ni gute tubaho ubu buzima buhindura abantu abandi kuba abigishwa ba Kristo. Today we are sharing how do we live a life that makes disciples. Kugira ngo dushobore kubifata no kubyumva neza nashyize mu duce dutanu twonyine. For us to remember, I put this in 5 categories. Icya mbere turareba ko Yesu umutware w'abatware, We will see that Jesus, the King of Kings, umwami w'abami, the Lord of Lords, yategetse abigishwa be guhindura. he commanded his disciples to make Guhindura abantu abigishwa babyara abantu. to make people disciples who make other disciples. Asezeranya kubana nabo iminsi yose kugeza iteka ryose. And he promised to be with them till the end of the age. Turaza kuba tureba neza yuko kumenya ugutumye n'ibikoresho yaguhaye n'icyagutumye nicyo kintu cyonyine gishobora gufasha uwizera kubaho ubu buzima. We will see that to know the one who sent you and the tools and his power is what can enable you as a believer. Ubwa kabiri turaza kureba nanone yuko gukurikiza urugero rwa Yesu Kristo gusa rwo guhindura abantu kuba bigishwa nibyo byonyine byatuma tubaho ubu buzima. The second we'll learn from the example of Jesus, and we'll see that learning from his example is what can help you live out this life. Turaza no kureba nuko ko Yesu amahanga yose bitangira biti. Kubera iki tuvuga Yesu? Kubera iki bahinduka abantu abigishwa? Duhindura abantu abigishwa ba Yesu. We'll also discuss why we make disciples of Jesus. Kubera yuko tutabizi n'ubundi nabwo ntago bikunda ko bijya mu buzima bwacu. Because if we don't know that, it can't be applied to our lives. Okay, turaza kureba ko tubikora twumvira itegeko iyo bihindutse ubuzima bwacu. We'll see that we do this by obeying. Tuze gusoza dukuraho inzitwazo na challenge n'ibintu biduhinyuza kugira ngo ibyo bidakunda. We will also try to eliminate some of the barriers or challenges that we face. Kadutangire n'akambere. Let's begin with the number 1. Akambere, Yesu umutware w'abatware, umwami w'abami, yategetse abigishwa be guhindura abantu mu mahanga yose abigishwa be babyara abandi. Jesus, the Lord of Lords, the King of Kings, commanded his disciples to go and make other disciples. Nabikoze ku buryo muzajya mubyibuka. I made it in a way that you will always remember. Kubera yuko ahantu mukata hose mubonera foto. Because anywhere you turn, you see that picture. N'abantu badafite ikibazo cy'umubiri kari akantu baragakunda. People who have no health condition, they like that bread. Ariko biroroshye
but it is easy kugira ngo twumve iyi nshingano neza. to obey this command. Uriya mugati wo hejuru uba ukoze uriya mugati bashyizemo ibintu hagati, The upper part of the bread, reka tuwite Matayo 28:16 kugera kuri 18. let's call it Matthew chapter 28 verse 16 to 18. Yakoze kudusomera. Thank you for reading. Reka nongere masome nanjye. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. The 11 disciples left for Galilee, going to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some of them doubted. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Yego, Yesu afite ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Jesus has all authority in heaven and on earth. Buriya ubutumwa bwiza bugira imbaraga bitewe na nyirabwo. The gospel has the power because of the person, the owner of the gospel. Bagutumyeho ngo ngwino witabe mudugudu. When they summon you to come and to meet mudugudu, your bitandukanye no kukubwira ngo jya kuri ribu kubushinjacyaha baragushaka. It is very different from when you are summoned to go to RIB. Abantu batinya bagenda batitira yumvise ko ari kuri ribu. When you know it is RIB that has summoned you, you would go very trembling. Muri iyi minsi hari ibihugu by'ibihangange. In the world there are powerful countries. Bisigaye bikora ibyo bishaka. There are powerful countries that do whatever they want. Hari nk'igihugu kimwe kinini muzi kabisa. There is one big country that all of you know. Nka America. The US. Utumwe na Trump bitandukanywe nuko Bora yagutuma. When you are sent by Donald Trump, it's very different from when you are sent by Bora. Kubera yuko baguseka. Because they would laugh at you. Navugaga yuko uyu nguyu Yesu urimo gutuma abantu afite imbaraga, afite ubutware mu ijuru no mu isi. I was trying to say that the Jesus who is sending these people, he has authority in heaven and on earth. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 5. In Revelation chapter 1 verse 5, mwo kuhasoma ndahababwira baravuga ngo imfura yo kuzuka umwami utwara abami bo mu isi. Don't read, it says that he's the firstborn, the king of kings. Ndagira ngo kiriya gisate cy'umugati cyo hejuru mu gifata ukumvuge ngo urimo antuma ni Yesu Kristo wazutse, umwami w'abami. Hallelujah. Umutware w'abatware. I want you to consider the top part of the bread as the Jesus, the one who is sending you, the King of Kings, the Lord of Lords, the one with authority. Babategetsi b'isi bose, abaperezida b'isi bashyize hamwe ntabwo ushobora no kubigereranya nawe, ntabwo wabagereranya. Even if you combine all the rulers of the world, all the presidents of the world, you can't compare their authority to Jesus' authority. Urimo kudutuma. That is the one who is sending us. Gusobanukirwa ugutumye bigena uko wumvira icyagutumye. To understand or to be aware of the one who is sending you changes your attitude on how you deliver the message. Tukiri kuri iyo nshingano nkuru, reka turebe kiriya gice cy'umugati cyo hasi. On this great commission, let's look at the base of the bread, the lower part. Matayo 28 umurongo wa 20 aravuga ngo agace gasoza, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Matthew chapter 28, the last part of verse 20 says, be sure of this, I am with you always, even to the ends of the age.
mwavuze ngo amena hakiri kare, ibyo bintu mwabyumvise. You should have said amen if you really understood this. Hari umugani abanyarwanda bizera uvuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. There is a Rwandan proverb that says if you are protected by a lion, you have priority. You fetch the water. Amen. Kumenya ibi bituma inshingano wumva yoroshye. To know this makes the command or the responsibility easier. Bituma wumva binaryoshye. And it makes it even sweet. Mwese abenshi ndabazi mukorera leta n'abandi murikorera cyangwa mukorera abandi. Many of you, I know you are public servants or you own businesses. Ubundi iyo wasinye amasezerano y'akazi bagushiriramo inshingano zawe. When you sign a job contract, they put your responsibility. Bakagushiriramo imihigo. They put your performance. Mukazongera guhura mu isuzuma mihigo. Then they return when they are coming to evaluate how you perform. Iyo wabonye ari munsi ya yandi ari muri kontaro yawe, when you score below what is in your contract, ubwo urumva nyine icyo bakugenera. You understand what happens to you. Inshingano ntabwo ikomeye. This command, this responsibility is not hard. Niyo mpamvu ndimo guhamagarira wowe unyumva. That's why I am calling you who is listening to me. Gutega amatwi neza ukumva ikintu Yesu arimo kutubwira. To listen to what Jesus is telling us. Arimo kuduhamagara mu ntege nke zacu. He's calling us in all our weaknesses. Mu kutagira uburambe muri byo. In the lack of experience. Kugira ngo tugendane nawe. So that we can walk with him. Kugira ngo yikorere umurimo. So that he can do his work. Abantu benshi bakunda biriya byo hagati kuruta biriya bintu by'inyuma by'umugati biba bikoze uriya mugati. People love the middle part. Kiriya gice cyo hagati rero niyo ya nshingano batubwiye abatwigishije ubushize. The middle part is the command or the responsibility and is what the previous preachers focused on. Umurongo wa 19 kugera ku wa 20 niho iri. Aravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. That is verse 19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ahangaha murabona yuko arimo gutegeka ntabwo arimo gusaba. Here you see that he's commanding, he's not mugende muhindure amahanga yose abigishwa. Go and make disciples of all nations. Mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Teach them to obey all that I commanded you. Ubundi umwigishwa a disciple ni umuntu ukurikira undi witwa umwigisha. Is someone who is following a disciple maker. Kugira ngo amwigireho, to learn from that person, bikarangira akora nk'ibyo yakoraga. And the end goal is to do what your disciple maker is doing. Mu Rwanda dusigaye dufite abantu bafana barutanga rw'amaboko murabazi. Gusenga Imana ngo z'Abanyarwanda. In our country we now have people who follow rutanga rw'amaboko, people who worship the God of Rwandans. Baravuga ngo tureke iyi Mana ngo ni Imana y'abazungu. They say that we should abandon this God because it is a white man's God. Bamaze kugira abigishwa benshi cyane. They have many followers, many disciples. Ahangaha rero hariya hagati turi ni umutima w'inshinga nivuga ngo mugende muhindure abantu bose abigishwa. The middle part is the heart of the calling. Go and make disciples. Ni inshingano nkuru tubirebeye igihe Yesu yayitangiye. It is the great commission when we look at the context of when Jesus gave it. Muri iki gice yazutse. Where we are, Jesus has resurrected. Icyo yapfiriye turaza kukivuga mu kanya. What he died for, we'll talk about it later. Ariko ubu ngubu ni Yesu Kristo wapfuye akazuka. At this time, it is Jesus who died and rose again. He's the one talking. Agiye kujya mu ijuru.
He's about to go to heaven. arimo kubwira inshuti ze. He's talking to his friends. Ubundi abantu hano mu isi, Normally people here in the world, iyo twagize ibyago tujya turora tukavuga ngo iyaba nari mpari akambwira akajambo ka nyuma. when we lose someone, we always say, if only I had a chance to hear his last word. Abantu bagize amahirwe yo kumva akajambo ka nyuma, People who had an opportunity to hear the last word from their loved ones, rihita rihindura ubuzima bwabo, it changes their life. risona mu bitekerezo byabo buri munsi nk'inzogera. It rings in their mind every day like a bell. Abo ku kigero cyacu baravuga ngo papa twatandukanye ambwira ngo uzabe umugabo sha. People of our age, they say, the last word from my dad, he said, be a man. Ubwo turavuga ku mateka ya jenoside yabaye mu Rwanda. We are talking about the genocide against Tutsi that happened here in Rwanda. Ahangaha rero iki kintu mugifate nk'aho ari ikintu kinini muri aya matwi y'abigishwa. These words, you should see them as very important words in the ears of the disciples. Mugifate nk'aho ari kinini kuri uyu mwami w'abami urimo kubibabwira. Take it as serious because it is from the King of Kings. Gusobanukirwa ugutumye na resources ni ibikoresha guhaye bituma umuntu koko bihinduka ubuzima bihita byoroha inshingano kuyikora. To know the person who is sending you and the resources that he has provided makes the responsibility easier. Ahangaha mwibuke nuko here you must remember, iyo ikintu ari kinini mu muntu, when something is big in someone, kirigaragaza. when it's big in someone's heart, it shows out. Iyo uganiriye n'umuntu w'i Kigali, when you talk to someone who live in Kigali, azakubwira amakuru atandukanye. He will tell you different Naba yarashatse azakubwira ibyo kujyana abana ku ishuri niba bafite. He will tell you different stories. If he's married, he will talk about picking and dropping children for schools. Azakubwira iby'abana. He will talk to you about children. Azakubwira indi degree arimo kongeraho niba arimo kuyongeraho. He will tell you about the next degree that he's adding on. Ibyo bintu aba ari binini mu buzima bw'uwo muntu. Those are most important things in the heart of this person. Mujye mumenya gutega amatwi ariko. You should be careful and pay attention. So ukuri nuko iyo ikintu ari kinini mu buzima bw'umuntu bihinduka ubuzima bwe. When someone is important in someone's life, it becomes their way of life. Ashiduka kijyanyemo. They find themselves in that life. Urugero dufata urworoshye iwacu duherutse kubyara undi mwana wa kane, Imana ishimwe. Let's take this example. Recently we had our first child. None akanya ko kumwitaho karimo karava hehe? Where are we getting the time to take care of this baby? Kadufasha umuntu uheruka gufata gutangira indi degree. Let's think about someone who started yasubiye mu ishuri kongera kwiga yongera amashuri. He went back to school to increase to get another degree. Uwo mwanya yawukuye he cyangwa wawukuye he wowe ugiye wajyagayo? Where is this person getting the time, or when you took that, where did you get the time? Kubera ko ibyo bintu ari binini muri wowe, because that was very important in your life. Mu buzima bwawe ntabwo ushobora kubura ahantu bicomeka. In your life you can't fail to find where to squeeze. Nta nubwo ugira stress yo kuvuga ngo iki ndagishyira hehe. You are not stressed to say how will I fix this in my life. Kiragenda kikiterura kikiterekamo. It just comes and finds a space in your life. Ubwo ndimo kuvuga ku muntu uvuga ngo iyi nshingano agenda yanjye yaruzuye ntago nabona umwanya. I'm trying to talk to someone who is saying, in my schedule is full, I have no more time. Ikibazo gikomeye muri iyi minsi dufite murakizi? The great challenge that we have in these days, do you know it? Iyi nshingano nkuru yo kuhindura abigishwa babyara abandi, this great commission of making disciples who make other disciples, ubuzima bw'i Kigali bwarayimize bunguri. The life here in the city of Kigali has swallowed that. Byarayinize ku buryo nta room igifite mu buzima bw'abizera. It has choked this and it has no space in the life of believers. Icyabiteye murakizi?
Do you know how that happened? nuko ibyo bintu byabaye binini bikayirusha ubunini mu buzima bw'abanyakigali. It is because those other things became too big and too important in the life of people in Kigali. Ntago ndimo kuvuga abo muri GCC, I'm not talking about people here in ndavuga GCC. ndi matorero. I'm talking about people in other churches. Ariko mvuga yandi ni nko kubatunga agatoki izindi zose ziri ahangaha. As I speak to other churches, I use one finger and the 3 points to us. Iriya mugati ntabwo twavuga ngo turabyumvise ibintu Yesu arimo kuvuga. Can we say that we have understood using this illustration what Jesus is saying? Gusobanukirwa ugutumye, To know the person who is sending you, ukamenya ibikoresho aguhaye, to know the resources that he has provided, ukamenya n'ikintu agutumye neza neza. and also understanding what he's sending you to do. Nta kintu cyatuma ibi bintu bitinjira mu buzima bwawe ngo bibe binini. There is nothing would prevent this to be part of your life. Aho muzajya mubona uriya mugati, Every time you see that bread, uzajye wibuka uvuga uti inshingano iracyari nini muri njyewe. remember, this great commission still big in my heart, Cyangwa hari ibindi byayimize. or something has choked it? Reka tujye ku gace ka kabiri. Let's go to the second point. Karitwa ngo gukurikiza urugero rwa Yesu Kristo n'abigishwa be mu guhindura abigishwa. Following Jesus' example and his disciples in making disciples Nibyo byonyine bishobora gutuma bijya mu buzima bwacu. is what can make it happen or cause it to be part of our lives. Urabona turabigishwa ba Kristo. You see, we are disciples of Christ. Umwigisha n'umwigishwa ubundi ntabwo baba bagomba gutandukana. A discipler and a disciple are not supposed to be different, Kuko ubabonye aba agomba kubona umwigisha byanze bikunze. because whoever sees them should see the discipler. Murabyibuka mu byakozwe n'intumwa babitegereje ngo bakibuka ko ari abantu bo mu cyaro batize. You remember in the book of Acts, when people saw them and remembered that these were uneducated, Baravuze ngo bibutse ko babanaga na Yesu. they remembered that these people were with Jesus. Hanyuma Yesu uyu murimo wo guhindura abantu kuba bigishwa yawukoze ate? How did Jesus do this work of making disciples? Ni iki twamuboneraho twahita dukopi akaba aricyo kiba mu buzima bwacu bwa buri munsi? What can we learn and apply to our lives? Umunsi umwe nabajije umusore, One day I asked a young man. yakundaga ibintu byo kuririmba cyane. He loved singing. Iyo uza kuba Yesu wari bukore gute uyu murimo Yesu yakoze? If you were Jesus, how would you have done this work that Jesus did? Arambwira ngo Yesu ntago yakoresheje resources yari afite power neza na imbaraga ze. He said that Jesus didn't use all his resources, all his power well. Noneho arambwira ngo iyaba ari we, He said, if it was me, yari bujye akora ibiterane buri saha buri segonda isi yose akayimara mu mwaka utarenga. he would have had crusades and conferences and he would finish the world in 1 year. Bigahita byoroshya inshingano, ntitube tuvuga iby'inshingano nkuru. And it would make this great commission easy and would not be talking about this. Ariko nawe nkubajije icyo kibazo, iyo uri Yesu wari bubikore gute? I am asking you the same question. If you were Jesus, how would you have done this work? Kandi igisubizo cyacyo uragifite. Ubuzima bwawe bw'uyu munsi nibwo bugaragaza uko wari bubikore. You have the answer to that. Your life today shows how you would have done it. Urazi ingano y'iyi nshingano mu mutima wawe uko ingana. You know the magnitude, the size of this commission in your heart. Ariko Yesu ntabwo ariko yabigenje. But Jesus did not do it that way. Yaje mu isi aje gukiza isi yose. He came in the world to save the whole world. Yari afite imyaka 3 yonyine. And he had only 3 years. Atoranya abantu 12 bonyine. And he selected only 12 people. Tekereza Yesu gutoranya abantu 12 bonyine.
Think about Jesus choosing only 12 men. ahubwo ni ugukuraho umwe Yuda ni 11. When you remove Judas, it was only 11. Katwumve muri Yohana 17 ibice 4 ndahabasomera. Let's listen to John chapter 17. He will read for us. Turashaka kumwumva kuri abo 11 ako kazi yakoze, niba yarakarangije cyangwa niba kagihari yaratsinzwe. We want to hear if he finished his mission or if he failed. Muri Yohana 17 murongo wa 4 ibice 12 murongo wa 4, In John 17 verse 4, bendaga kumufata ngo bajye kumubamba. it was at a time when they were about to catch him and crucify him. Mutega amatwi mwumve isengesho rye. Listen to what he prayed. Aravuga ngo nakubahishije mu isi I brought glory to you here kuko on earth narangije umurimo wampaye gukora. by completing the work you gave me to do. Ni Yesu urimo kuvuga ibyo bintu. This is Jesus talking. Kubana n'aba bantu 11, muzasoma igice cya 17 murebe ibyo yabakoreye abwira se, byari bihagije ngo nataha nasubira mu ijuru bazubika isi. You can read the whole chapter 17 and see what he did with them. And to Jesus, he was confident that what he gave them was enough for them to turn the world upside down. Nibyo avuga ku murongo wa 18 uko yabikoze ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. And in verse 18 he says, just as you sent me into the world, I am sending them into the world. Narangije umurimo wampaye gukora. I finished the work you gave me to do. Dushobora kubivuga mu magambo yoroshye. We can say this in simple words. Naraje ntoranya 11 gusa. I came and selected only 11. Mbana nabo. I lived with them. Dutahana ubukwe. We went to the weddings together. Turasangira. We ate together. Ndabigisha. I taught them. Mu biganiro bisanzwe dore ko abenshi bari abarobyi batarize. In normal conversation, especially that many of them were fishermen who were not educated. Nzi ko igihe nikigera mbahaye icyo bakeneye umwuka wera bazubika isi. And confident that when the time comes and give them what they need, the Holy Spirit, they will turn the world upside down. Imana ishimwe ko bumviye inkuru nziza ikabera tugezeho natwe. We thank God that they obeyed and the gospel reached us as well. N'abakurikiyeho nka ba Paul, even those who came after like Paul, tubona ibyo bakoraga ko bakurikizaga Kristo. We see that they followed the example of Jesus. Aho badusomeye mu Batesalonike ba mbere, where they read for us in 1 Thessalonians, hari ibintu Paul arimo kuvuga. There are things that Paul is mentioning. Aravuga uko yabafataga. He is talking how he treated them. Kamfata umurongo wa 7 wonyine. Nubwo twabashaga kubaremerera kuko turi intumwa za Kristo, ahubwo twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuya abana be. Verse 7, as apostles of Christ, we certainly had the right to make some demands of you, but instead we were like children among you, or we were like a mother feeding and caring for her own children. Ibyo nibyo nashakaga Bora asomye ngo nk'umumama urimo konsa umwana we, mu zindi version niko havuga. Like a mother feeding and caring for her children. Urumva iyo umuntu abyaye, you understand when someone gives birth, ubutekereza uyu mwana ko agomba gukura byanze bikunze kandi niwe ugomba kubikora. You are thinking about this child that he or she must grow, and you are responsible for that. Ubu ngubu iwacu hari akazi katoroshye ko konsa nka buri masaha nk'abiri gutyo muri iyo interval. Right now in our home there is a lot of work of feeding at least every 2 hours. Niko bigenda nta kundi. Nutabikora karabura ubuzima.
That's how it works. If you don't do it, the child can lose life. ku murongo wa 12 hasi On verse 12, na 11 kanyivuge nayo aravuga ngo twabafataga nk'uko umupapa afata umwana we bakagendana urutambwe ku rundi. Impamvu ni ngo kugira ngo bagende uko bikwiriye ab'Imana. and we treated you, and you know that we treated each of you as a father treats his own children. Icyo tubona aha ngaha ni uko intumwa za Kristo What we see here is that the disciples of Christ, nabo babikoraga bazi ko aba bantu bagomba kuvamo abigishwa bazabyara abandi. they did this knowing that these people will become also disciples. Nko mu make other Bakolosayo disciples. igice cya mbere umurongo wa 28, Abakolosayo igice cya mbere umurongo wa 28 In Colossians chapter 1 verse 28, aravuga ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganywa rwose muri Kristo. so we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all wisdom God has given us. We want to present them to God perfect in their relationship with Christ. Mu yandi magambo icyo turimo kuvuga aha ngaha, In other words, what we are trying to say, urugero rwa Yesu ni rwo rugero rwonyine rwo guhindura abantu kuba bigishwa babyara abandi. the example of Jesus is the only example that can help us to make disciples who make other disciples. Ni urugero rwo gufata umuntu mukaba inshuti mukabana hakazamo ijambo ry'Imana no gusangira ubuzima bwose nk'uko twabonye intumwa zabikoraga. It is taking someone, you became friends, you share life, and also you study the word of God together. like the Ariko mu disciples. mutwe harimo intumbero ko uyu umuntu azaba umwigishwa uhindura abandi kuba bigishwa. But in your mind, you have a goal that this person one day will become a disciple who makes other disciples. Impamvu ya gatatu cyangwa icyadufasha, The second point that can help us, iyi ya gatatu the third point ni ukumenya nyine uyu Yesu ni ukubera iki ari we tuvuga gusa, is to understand why Jesus. Why do we talk about kubera Jesus? iki ari we duhamya mu guhindura abantu kuba bigishwa. Why is he the one we witness in making other disciples? Mbibukije gatoya, If I can remind you, umuntu ni umunyabyaha. a man is a sinner. Umuntu wese nawe urimo avuka ari umunyabyaha Man, including you, has sinned kubera kutumvira kwa Adamu. because of the disobedience of Adam. Bibiliya itubwira ibintu byinshi ku munyabyaha, The Bible tells us so much about the sinner. aba mu bubata bw'icyaha, He is under the curse of sin. yatandukanye n'Imana, He's separated from God. arapfuye mu buryo bw'umwuka, He's dead in the spirit. ni umwanzi w'Imana, He's an enemy of God. umujinya w'Imana umuriho, The wrath of God is upon their lives. kandi yakatiwe kurimbuka by'iteka ryose mu And muriro he's, utazima. he's condemned to eternal hell. Ikibabaje ni uko umuntu atakikiza. What is sad is that a person cannot save themselves. Iyo tuvuga ngo abantu ni abanyabyaha ntabwo bituruka ku byaha bakora. When we say that people are sinners, it does not come from the sins that they commit. Niyo kamere ya muntu. That is the nature of Yes, human niko being. uteye. That's how we are made. Ikikwereka ko abantu ari abanyabyaha, What can show you that people are sinners? ibimenyetso simusiga. The evidence Nuko bananirwa gukora ibyiza badacogora. is that they can't do good always. Ikindi, The other point, intekerezo zabo, their mind, their thinking, imivugire yabo their talking, n'ibikorwa, and their actions, muntu yisanga arimo akora ibintu bidakwiye. the human beings find themselves doing things that they should not be doing. Abo bantu, aba banyabyaha rero bari ahantu henshi. These sinners are everywhere. Natwe twahoze muri bo, We were once Imana among them, itugirira ubuntu iradukiza. but God saved us by His grace. Haleluya.
Amen. ariko imana se ibyo bintu yarabyihoreye? But did God ignore those things? Kubera urukundo n'ubuntu bwayo, Because of his love and grace, yohereje Kristo ngo aze gupfira abanyabyaha. he sent Jesus to come and die for sinners. Kristo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Jesus is the sacrifice that God gave to be an atoning sacrifice for our sins. Yesu Kristo niwe wenyine Imana yashyizeho ngo abe igitambo gikuraho ibyaha by'abantu. He is the only sacrifice that God appointed to take away the sins of people. Bibiliya nanone iratubwira ngo Kristo yapfiriye ibyaha rimwe. The Bible tells us that Christ died for sins once, Umukiranutsi apfira abakiranirwa, the righteous for the unrighteous, kugira ngo aduhingutse ku Mana. to bring us back to God. Bibiliya itubwira nanone ko The Bible tells us kubera urukundo rw'Imana, because of God's love, Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Christ died for us while we're still sinners. Nanone Bibiliya iratubwira ngo Again, the Bible says iri jambo ni iry'ukuri ngo rikwiriye kwemerwa rwose, that this is a trustworthy saying, yuko Kristo yazanywe mu isi aje gukiza abanyabyaha. that Christ came into the world to save sinners. Ni impongano y'ibyaha by'abari mu isi yose. He is the atonement of sins. Muri we nimwo kubabarirwa ibyaha bitangarizwa. In him, that's where forgiveness of sin is declared. Kubera ko nta rindi zina twahawe hano mu isi dushobora gukirizwamo. Because there is no other name under the heavens that we can be saved. Bibiliya itubwira ko ngo nk'uko kutumvira kumwe Adamu, The Bible says that just as the disobedience of one Adam kwateye benshi baba abanyabyaha, caused many to become sinners, niko kumvira kumwe ari we Yesu Kristo that's how the righteousness of one, Jesus Christ, kuzatera abenshi kuba abakiranutsi. will lead many to become Ni righteous. Kristo wenyine gusa umuntu yizera akabona ubugingo buhoraho. It is only Christ that people believe in and they become saved. Ntiwakikiza ibyaha, You can't save yourself. ntiwakigira umukiranutsi ku rugero Imana ishaka. You can't make yourself holy to the standard of God. Ni Kristo gusa ukiza ibyaha by'abantu, It is only Christ who saves people, kuko we utigeze kumenya icyaha, because him who knew no sin, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu God made him sin for our sake, kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. so that we may become the righteousness of God. Aka gakiza rero twakiriye niyo mpamvu, niyo ngiyo. This salvation that we received is the reason. Tuyakira Imana itugiriye ubuntu, We receive this salvation by grace noneho ni kubwo kwizera gusa. and by faith. Ariko nuko kwizera nako ni Imana igutanga. Even this faith is from God. Umuntu wagize amahirwe akakira ibi bintu, A person who has been blessed to receive these things, bikava mu mutwe bigacengera mu mutima, they move from his mind, from the head to the heart. bihita bihinduka binini. This becomes big. Ibi bintu bihindura ubuzima bwe, yabyanga yabyemera. This changes his life, whether he likes it or not. Yesu avuga ngo mugende noneho mubabwire ijyanjye, mumpamye, be my witness. Jesus sends them to go and be his witness. Iyo turimo tugenda rero dufite ibi bintu mu mutwe, When we are moving and we have this in our mind, nta gituma ibintu bitaba mu buzima bwacu. there is no reason it cannot be our lives. Ni ya ndirimbo twaririmbye ivuga ngo genda ubabwire ibyo yagukoreye. It is the other song that we sang, go and tell them what he did for you. Tujya dukunda gushima Imana twabyaye, We love to come here to thank God when we have given birth, twabonye akazi, when we get new jobs. ariko ibi bintu Imana iramutse ifunguye amaso ukabona ukuntu yagukijije, If God would open your eyes and you see how he saved you, amagambo yacu azahita ahinduka, our words would change, proje zizahita zihinduka, our project will change, ubuzima bwose buzahita buhinduka.
our whole life will be transformed. noneho rero tugenda duhamya uyu Kristo wapfuye akazuka. And then we go out witnessing about Jesus. Ibyo who died and resurrected. utarabisobanukirwa biragoye cyane yuko byahinduka ubuzima bwawe. If you have not understood this, it is hard for this to be your life. Kubera ko iminota yagiye, reka tuvuge ibinyoma n'ibintu bihinyuza abizera byonyine dusoze. Because of the time, let's just talk about the lies and things that challenge believers. Impamvu ya mbere ikomeye challenge ibintu binyuza abizera ni ukuvuga ngo maze imyaka n'imyaniko mu gakiza ariko sindabwiriza n'umuntu n'umwe, nta n'uwo nibuka naba narafashije ngo akure. The first challenge is to say that I've been in faith for many years, but I can't remember any single person I preached, I shared the gospel with, and they have grown in Christ. Uwo ngo aravuga ngo byararangiye nta kintu nshobora ubuse nahera he. Those kind of people, they say, it is over, I can't. Where do I start from? Sinzi n'ubutumwa bwiza, sinzi naho nahera, ibyo bintu muvuga ni ibiki? I don't know the gospel, I don't even know where to start. Ariko se urumva iyo ngiye atari impamvu? Isn't that a good reason? Impamvu irimo gutuma uvuga ibyo biragaragara ko ukiri umwana, nta muntu wigeze agufata akaboko ngo akwereke kuri ya Paul yavuga ngo intambwe ku yindi uko wabaho ubuzima bw'Imana. The reason you are saying that, it is because you are still spiritually young. No one has ever held your hand and walked with you to show you step by step. Kubera urukundo mbakunda, Imana imaze kunkoramo umurimo munini, hari ibintu yampaye. Because of the love I love you, after God has worked in my life, there are things that He gave me. Wowe uvuga ko utazi inkuru nziza, ubutumwa bwiza, nidusoza uze kumbwira nkohe agakopi kawe. You who say that you don't understand the gospel, after we finish, come to me, I will give you a copy, your own copy. Ibirimo hariya Imana irabikoresha, uzambwira uko byagenze. What is in there, God uses that and you will share with us. Ariko ndabizi neza yuko abantu benshi mu Rwanda context dufite twarakijijwe ntitwabona abantu batwitaho. We know the context in Rwanda. Many people believed, but they never got an opportunity. Urugero nk'inyigisho yo gukizwa ku bw'ubuntu, ahangaha abantu bayisobanukiwe bamaze imyaka nka 10 n'ingahe bakijijwe. For example, the teaching on salvation by grace, many people here understood it after many years. Hari ibintu wari warangije kubaka mu buzima bwawe kubigize kanabura nahifata. You had already constructed so many things in your life that even that teaching, when it came, it was not finding its place. Ariko kubera nanone urundi rukundo mbakunda, Imana imaze gukora muri ngewe undi murimo, harakandi gatabo nanditse. Again, because of the love I have for you, after God working in my life, I wrote another small book. Iravuga ngo nikaze mu muryango w'Imana. It's called The Welcome in the Family of God. Ikubwira umuntu wizera Kristo ni biki biba mu buzima bwa urinde. It shows you someone who believed in Christ, what happens in your life. None ikakubwira nubuhe buzima wabaho mu buryo bufatika ahangaha mu isi, ibyakubayeho ni biki. It shows you the life you can live on earth and explain what happened to you. Urugero nko kuvuga ngo uri umwana w'Imana bisobanuye iki nk'umuntu w'i Kigali muri 2026. For example, to say you are a child of God, what does that mean in Kigali in 2026? Udukopi turahari tubahagije. We have enough copies. Muze kubaza umukobwa witwa Lucky. Kari hehe? You can ask a lady called Lucky. She's outside. Okay, nguriya muri iriya nguni yabazaniye twinshi cyane. She came with enough. Ubwo se hari umuntu ufite urwitwazo? Do we have anyone with Reka tujye ku bandi bantu rero. Excuse? Let's go to the second. Ubuzima agenda yaruzuye ntago byabona aho bijya. The second category of people is people who say my schedule is full, it can't be fitted in my life anymore. Ariko uyu muntu uramutse umubwiye ngo vayo nkuhikiraka yahita bibona abana ahantu bijya. But if you said come and I give you another job, they would actually find a way of doing that. Umuhaye scholarship yahita avuga ukereka nongereho ino degree.
If you gave them a scholarship, they will say, oh, let me go and add this another degree. naje gusanga tuba bize dusavinga dukorera Imana. I observed that you are always busy serving God, kwigisha abana, teaching children, kuririmba, singing, gupanga amateraniro, organizing the service, n'ibindi. and many other things. Kubera ubuzima bwuzuye, Because our lives is full, iyi nshingano yabuze ahantu yicara mu buzima bw'abizera. this commission can't find a space in the lives of believers. Kubw'ibyo irimo gukorwa biguru ntege nabi. Because of that, it is being done slowly, irimo kudindira, and it is not progressing. Ese wisuzumye usanga uzabona akanya ryari mwene data? If you evaluate yourself, when will you find time? Hari uwari wabona ambasaderi bagira ambasaderi yagera akajya muri shuguri ze? Have you ever seen an ambassador who was appointed and when he reaches the country, he goes after his own bahita business? bamuhamagara agataha. They call him back to his home country. None se ubwo iyo ngiyo iracyari excuse? Is that still an excuse on your side? Ikibazo ahantu kiri ni mu mutima. Ikibazo ntabwo ari uko ufite amasomo menshi. The problem is within your heart, is not more studies that you are doing. Ikibazo ntabwo ari akazi. It's not, the problem is not your work, Ikibazo your job. ntabwo ari wa mugabo cyangwa wa mugore washatse. The problem is not the man or the woman you married. Ikibazo ni umutima wawe wometse ku bindi bintu. The problem is with your heart that is attached to other things. Indi mpamvu abizera benshi batanga, Another reasons or excuse that many believers give, ni ubuzima buciyemo ibice. it's a life that is divided. Reka nkoreshe Bora. Let us use the example of Dufite Bora. Bora wo mu materaniro duramya duhimbaza Imana, intama y'Imana. We have Bora who is in the church singing and worshiping God. Ariko dufite Bora wo kuwa mbere kugera kuwa gatandatu utandukanye n'uwo tubona mu materaniro. But we also have Bora who is very different from Monday to Saturday. Tukagira Bora wa gatatu muri famiye nawe uteye ukundi. And we have Bora in the family who is very different. Ubuzima buciyemo ibice. The life that is divided or segmented. Turabigenza gute? What can we do? Ntabwo nzi uko nagufasha. I don't know how I Ariko can help igisubizo you, kimwe ndakizi. but I have one answer. Iyo wumvise ya nkuru nziza When you have heard the good news yerekeye Yesu Kristo, about Jesus Christ, ikinjira mu buzima bwawe, and it comes into your life, ibintu byose biyubakira. the rest of the things build on that. Proje zihita ziyubakiraho. All the projects build on that. Jire yatubwiye ibyo amafaranga, ariko ntabwo yatubwiye ibyo tuzajya tuyashaka. Nicyo kibazo dufite. Gilles talked about the money, but he didn't tell us how to make money. Ariko nabyo azabitwigisha. I hope he will also teach that. Rero no kuyashaka nayo motives, impamvu birahinduka. Even making money, the motives changes. Cyangwa nk'akanya nkabaha testimony yanjye. I wish I had time to share my Reka testimony. mbabwire impamvu urwitwazo rwa nyuma cyangwa challenge ihari. Abizera benshi ni intare zakutse amenyo zidafite n'inzara. The last challenge or excuse, many believers are like lion without teeth, even Okay, intare kugira ngo yice ikintu ni amenyo n'inzara z'amajanja. for the lion to kill an animal, its teeth and their crow. Amajanja, I don't know. Ikibazo dufite, hari abantu bafite amazina akomeye y'ahashize. Many people have great names of the past. Niyo biyibutse nabo bariyoberwa. Even when they remember themselves in the past, Bumva ibintu babizi ariko ubuzima bwabyo buri kure yabo. they understand things, but the reality and the life is far from that the reality they are living in.
ikibazo nk'uko twabivuze ni umutima wagiye ku bindi. The problem is that your heart is attracted to other things. Iyo ntabwo ari impamvu, kubera ko ubuzima bwose bw'intege nkeya ntabwo ari ubushake bw'Imana mu wizera. That is not an excuse, because the life of weakness is not God's desire for believers. Yesu Kristo ko yari ari kera n'ubu ngubu niko yahoze, niko ari kandi niko azahora. Uko yahoze niko ari ubu ngubu kandi niko azahora. Jesus is the same yesterday, today and tomorrow. He has not changed. Uramutse umuririye biriseriye yaguha ubuzima kandi bwinshi. If you cried out to him, he can give you life, and life in abundance. Amahirwe yo guhindura abantu abigishwa babyara abandi ari ahantu hose. The opportunities to make disciples are everywhere. Mu rugo, In the home, mu kazi, at your workplace, ahangaha mu rusengero nabibabwiye, here in the church, ahantu hose amahirwe arahari. everywhere there is opportunity. Abarimo babikora Imana ibaha umugisha. May God bless you who are doing it. Ariko se uburyo ubikora urabona koko bizabyara abigishwa babyara abandi bigishwa. But the way you are doing it, will it produce other disciples who will make other disciples? Umutima wawe ubiriho neza neza, ni uri neza koko. Is your heart into that fully? Cyangwa ni ibintu urimo gukora muri free time mu kanya nta kintu ufite? Or it is something that you are doing when you have free time, in the extra time? Dore uko twasenga rero. This is how we can pray. Uwakijijwe no gushima Imana ko yagukijije basi at least. For those who are saved, at least we can give thanks to God. Ukaba wariyunze n'Imana, You have been reconciled with God. nta gukira umwanzi wayo. You are no longer an enemy of God. Saba Imana kumvira ririya tegeko buri munsi. Ask God to obey this command every day. Ariko se uremera gukuraho ziriya mpamvu zose? But are you willing to remove all the excuses? Nk'uko nabasabye, njye nkunda ibintu bifatika. As I requested, I love practical things. Niba hari ikintu Imana yakubwiye, ndagira ngo nkufashe uburyo twabishyira ku murongo. If God spoke to you, I want to help you how we can arrange that. Nababwiye challenge twagize yuko guhindura abantu abigishwa bahindura abandi, yuko twabihwanyijwe n'inyigisho z'umubatizo. I told you that some of the challenge that we've had is that to make disciples, we made that look like follow-up teachings for new believers or people who are about to be baptized. Twabihinduye ahandi babyita ngo n'inyigisho z'abanyagice. Ahandi twabihinduye ko ari ishuri. Other places we have called this as a class. Bituma tuba confused nyine. And we got confused. Umuntu warangije inyigisho z'umubatizo aka kanya n'umubwira aravuga ati byararangiye. Someone who had finished the baptism teaching, if you reach them, they say, I completed. Kubera ko nibyazi byonyine. And that is all they know. Ariko aka kanya ndagira ngo tumusabe ngo waciye bugufiya ugatinyuka ugashaka umuntu ugufasha. We want to request you, can you humble yourself and look for someone who can walk with you? Ariko se wewe wumva hari umuntu ushobora gufasha? Also you who feel like you are able to help someone. Kubera icyo utahera uyu munsi? Why can't you start today? Ukareba mu rugo, mu kazi aho ukorera, hano mu itorero, ukamugira inshuti ugamije icyo kintu. You look around you where you live, at home, at your workplace, and you befriend that person with that purpose. Ugakora inshingano zawe. You continue to do your responsibilities. Ubundi ugategereza ukareba uko Imana ibigenzereza. And you wait on God to see how he will. Isengesho twasengana twese. The prayer that we can pray together. Kuvuga ngo Mana ndakwinginze. Lord, I beg you. Nkoresha. Use me.
uyu murimo wo guhindura abandi abigishwa babyara abandi bigishwa, to make disciples who make other disciples. haba muri famiye, In my family, haba mu kazi, at my workplace, na hano nteranira. even at my church. Mana mfasha kumvira iri tegeko ryawe. Lord, help me to obey your command. Ibindi tuzabibabwira ikindi gihe. We'll tell you the rest next time. Ibi ngibi turimo kuvuga hari ikintu Imana yakoze muri twebwe. What we are saying, God has done already some work. Narabibonye ni ibintu bikora. I have seen it. It works. Ubwo kandi ni short testimony. It is a short testimony. Ndangije kaminuza nagiye ahantu muri Kiye. When I finished university, I went to Kiye. Nari agasore gatoya kabisa k'imyaka 20 n'ingahe. I was a very young man of 20-something years. Nagiyeyo nizeye Imana gusa ko hari ikintu yakora kubera ko nari mfite izo conviction ko ari cyo kintu Imana irimo gusaba abantu. I went there convinced that God can do something. I just went there trusting Him. Hanyuma uko nabikoraga ntago byavuye ku Mana. The way I did it, it didn't come from Twasangiraga ibyo dufite, ngiye narakoraga. we shared what we had. I was Ubuzima working. bwanjye bwose bwari buri muri ibyo bintu. The whole of my life was into that. Abavuyemo mbabwiye ngo muhaguruka ahangaha mwahita mugira ishyari. If I call those people who came out of that. Ariko icyavuyemo nuko abo ngabo bafashije abandi. But what came out of that is that those people helped others. Abo ngabo bafashijwe n'abo ngabo ahangaha nabo hari abandi bafashije. Those who were helped by those people, they also helped others. Ibi bintu ndabizi neza ko bikora. These things I know for sure that they work. Noneho Imana imaze kongera gukora muri njyewe umurimo bushyashya. After God has worked once again in my life, nibwo numvise umuhamagaro wo gutangira ikintu nka movement yo guhindura abigishwa babyara abandi bigishwa. that's when I had this call of making disciples who make other disciples. Turakora materials muzajya mukoresha. We are working on the materials that you will be using. Volume 1 discipleship gitabo cya mbere cyararangiye. We have Ndi muri finished. edit ya nyuma. We have finished volume 1 that you can use, and we are doing the final editing. Hari izindi projet zo kuraisinga abigishwa mu buryo bworoshye Imana yanyeretse kwakora. We have other projects that we want to do of raising disciples. Iki Imana irimo kudusaba ni ukumvira gusa nta bindi. What God is asking of us is to obey. Nk'ibora muri kaminuza maze kumenyana n'ama navigators, njyewe mbonye ndangije nkavuga ngo akira bora, akira batamuriza, ntago biba byaragenze uko nguko. When at university, when I was about to finish, after knowing the navigators, if I had not taken Bora and Batamuriza and others, things would not be like this. Aba navigators baranga mugomba kungurira. Ariko no gusinyiza Imana. Daf ihangana ujye hejuru. Daf, can you stand up? Uriya mugabo bita Daf ndamwubaha cyane. That man, I respect him a lot. Twahuye Daf yari umuririmbyi ntago muzi ko azi kuririmba. Daf was a singer. You don't know that. Ni muri ya groupe ya mbere Imana yabanye nari ndi kumwe na Daf na Shema na Noblesse n'abandi basista badasengera ahangaha. That is the first group. I was with Daf, Noblesse, and Shema and some other sisters who are not. Nabonye umwana wa Daf ubwo ni umwuzukuru wanjye ahangaha numva mbaye amazed. Nawe nahaguruka basuhuze mura. I saw Daf's son, my grandson. Noneho hari undi wo mu mwuka niwe nari ndimo kuvuga nuriya nawe nubaye. Uriya mugabo muramuzi? I saw another child, Adolf. Spiritual child, Adolf. Abantu Adolf arimo gufasha baranganiye. How many people Adolf is Ni helped? bangahe muri aha Adolf yafashije? How many in this place that Adolf has helped? Okay. Aho ngaho na amateka. That is history. Hari umuntu tumaze imyaka tugendana hariya.
There are people someone here that we have been working for a long time together. Namaze kumenya neza yuko ushobora gukora izindi nshingano ukigisha abana ariko urimo wumvira ino nshingano yo guhindura abantu abigishwa. I understood that you can do other responsibilities, you teach children, but you're also obeying the Great Commission. Impamvu mbibabwiye ntago kwari ukubirataho nagira ngo mbereke kumvira Imana icyo bibyara. The reason I'm sharing is not to brag, is to show you how obeying God, the product of obedience. Ntago ari ibintu by'amagambo. These are not mere words. Ubu ngubu ndi kumwe n'abandi batatu ntago nshobora kurenza abo ngabo. I have 3 more people. I can't take more than that. Kandi nzakomeza kuba active mu bindi nkora. And I will continue to be active. Nzakomeza gutunga umuryango wanjye. I will continue to provide for my family. Ariko byarivanze ntago wabitandukanya. But it is now merged. You can't separate it. Niba nk'umunyantege nkeya nkanjye. If you are weak like me, mwebwe baba powerful ni gute Imana itabakoresha ibintu bikomeye. You who are more powerful, how can God not use you? Dafa akazi ke akora discipleship gusa guhindura abantu kuba bigishwa. Daf his ministry. No, ndavuga Bora. Oh, Bora his ministry is to make disciples. Byarivanze ariko na Dafu niko kazi akora. And also Daf is the same that he's doing. Reka dusoze. Let's end here. Mana yacu twiyemeje kukumvira uko byagenda kose. Udukize ubwoba ubwari bwo bwose. Uri kumwe natwe mwami Imana. Turabyizeye ni Yesu Kristo wapfuye akabambwa akazuka. We waduhaye ubuzima. Yes, reka ubuzima bucengera mu mitima yacu. Bane natwe rero ndakwereka ibyemezo bene data bafashe batangire kubikora aka kanya. Ubarinde ko byarangirira aha ngaha. Ukomeze ukora imirimo muri twebwe mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze cyane.